Kera twari ababebe ntabwo byari gukunda twinyweraga ahantu twagiye nari maraye ngo kujya ninywesha agakofi dutuma kofi nari maze no kuzimenya amazina yazo yitwa ngo cappuccino iraza hageze igihe cya facture mwari ukuntu sheri tusohokera ahantu akavuga ngo muye mutuzaniye fanta tube tubitekereza ako kantu kararya nkaho tukarinda dutakiri kubitekerezaho no hari ukuntu umuseriveri yitambukishwa kugira bamuhamagara ahubwo ujye ugerageza ukora ibishoboka wenda nugira amahirwe kohereza udufaranga utubike nimusohokana wishyure nka sheri wanjye ari umukene sheri yari umukene nkazamwishyurira fagitire wibeshye ese uwo mukobwa muri kumwe muri iyi minsi arashaka kujya mu nkoko cyangwa arashaka kujya mu mata? Ni mu nkoko, inkoko niyo iryoha. Ibyo byose ntabwo ari itegeko. Ikindi ngo imodoka mu murenge muteze moto sinago babasezeranya. None se nyuma after pati tabaye nawe ntugapfobye ibiro kiba ari ikirori. Reka rero mbabwire bakobwa bene data. Mungu nakwiyemeraho akagusohokana ukabibona ko ari kwiyemera. Ayo mafaranga yarye ahubwo yarye vuba vuba. Ayo yose ari kukwiyemerana namara gushira. Abahungu ni mufite task nini yo kutwereka ko hari ubushobozi cyangwa umuhungu muri kumwe yaba afite amafaranga yaba atayafite. Wowe ugomba kumukoresha nkaho ntayahari. Niko nge byose mutwanze tutanari. Ugomba Shalom. This is a Spiritual Family Ministries. Olivier and Denise. We live for Jesus Christ and for you. Amen. Uyu munsi rero twishimiye kongera kubana namwe. Nkuko mubibona rero ndi kumwe n'umukunzi wanjye. N'umukunzi n'umugore mwabyumvishe. Ndi kumwe na madamu wanjye ntago birazi byo kumwita madamu. So uyu munsi twifuje kuganira mu bijyanye no gusohoka. Ese iyo uri kumwe n'umukunzi wawe musohoka gute, mupanga gusohoka gute, musohokera he? Twebwe dusohokera hose hari amata n'ahari ibiryo byinshi hafite isuku. Mwebwe ni murasohokera ahantu mufite inzara bakabarurira ibiryo wenda by'ibihumbi 5 ariko mwarya ni muhaga mwese mugafata ibyo by'ibihumbi 5. So anyway ubwo rero hari igihe kenshi abantu basohoka umwe muri bashaka kwiyemera ku wundi. Yego. Ibyo bishaka kuba inzitizi yuko mushaka gusohokera ahantu mugakoresha amafaranga menshi ariko ni murye ngo muhage cyangwa ngo murye ibyo mushaka. Mutanayafite ahubwo. Nge nkabishinza kenshi igitsina gore mukunda kwifuza gusohokera ahantu heza rimwe na rimwe nta n'amafaranga mufite. Niko bimeze. Ari bose. Impamvu mbivuga nge ndabizi. Hari abantu benshi twigeze dusohokana. Uraza kubona muri comment ko batabishyiramo. Mwabakobwa mwereka babaye ba mama. Harimo babaye ba mama. Ariko muzibeshye. Harimo abakiri abakobwa ariko harabo twasohokanye. Nshaka kubiyemeraho cyangwa kubemeza. Nabo bararya. Mwarakoze kumukura. So nashakaga kubiyemeraho ndabajyana ariko ibintu dusanga birahenze. Barabifata. Nyine komeza story. Barabifata cyangwa barakubwira ati tujye hahenda. Okay. Hari abambwiraga ati hari abafataga ibya make kuko nabo batamenyereye ibyo bya menshi batabizi. Hari umuntu rwose utatumye inkoko avuga ati inkoko iyo bayitumye bayizana ari inkoko yose ese bazana akaguru kamwe kuko atabizi natumye inkoko. Hari igihe usohokana n'umukobwa wenda ibiryo bigasigara cyane ibyasigaye aho bati mfite basaza banjye reka mbacyuriye teka wenda nk'ahantu mwasohokeye ibiryo ni 5,000 kandi 5,000 iwanyu wabicyura mu gateka ariko asanga tuye teka 5,000. Atamujye muzicyura no kuki mudusohokana nabwo. Ngi mpamvu nashatse bino kubibabwiraho urumva sheri. Mujye murya. Bimwe mu bibazo dufite cyangwa bimwe ibibazo abakobwa bafite bituma batabona abantu ba approachinga cyangwa baba proposa harimo na management yabo y'amafaranga. Nta muhungu utakifuza kubana n'umukobwa bajya gusohoka akamubwira ati tujya ahantu bacuruza amata. Kanywa amata y'igihumbi bakarya amandazi ya 200
nta muhungu utabyifuza, ndi serious. Kandi nagiye mbibona ni nabwo mwishima, aba ari ahantu mu kavuyo mukaganira. Ariko iyo mugiye ahantu hatuje, icyambere mushaka kujya ahantu hatuje, ugasanga nimubonye uko mwisanzura ngo muganire, wenda bishobora no guterwa n'intego mufite. Ntabwo byemera. Biterwa na couple runaka. Hari couple ziba zigomba kurya. So, niyo amafaranga muyafite itsoke. Ariko si gihe nta mafaranga adahari. Wabibwirwa n'iki se kadahari? Abasora ahubwo nimwe mukora akantu ko kutwiyemeraho. Nyine nshobora ko kwiyemera, ariko abakobwa ubizi ko umusore kwiyemeraho. Akenshi urabimenya. None se akenshi ubuza akazi dukora, wenda so hari n'igihe umusore akaguhisha akagujijisha. Ariko igihe cyose uhuye n'umusore, njye nakugira inama y'uko igihe uhuye n'umusore si byiza kwita wihutira kumwereka ko ukeneye ibintu bihenze by'amafaranga menshi. None se sheri, ubu ngubu uje kunere tuje mu modoka, nabirwa n'iki ko nta mafaranga ufite. Tuvuganye ngo dusohokane ngo mbone ya modoka urayigaruye. Ndayarya. Nyine kuyarya ni kimwe. It's okay, it's fine, nta kintu bitwaye. Ahubwo icyo navugaga, ereka umusore, sina ngombwa kumwereka. Menya ko umuntu muri kumwe mushano kubana. Mwereke kugira umubare. Nimujya gusohoka umubwira atari ko ari ahantu, ushobora no kubimubwira ukamubwira atari ahantu haba ibintu bihenze by'amafaranga menshi. Waretse tukareba ahantu hatari ibintu bihenze. Iyo ubwiye sinzi umusore wese wabwira gutyo ntiyakumva muri we, ntiwakumva hari ikindi cyizere wongereye kuri uwo muhungu. Uravuga ngo tujye ahantu habagiye mbabarira. So anyway, mutubwire namwe muri comment, ese umusore mwahuye bwa mbere musohoka ni akahe kantu kabaye se? Nese twe kutababwira. Ngese ibyacu sindabivuga ko byo ni urundi rwego bari bagiye kuyamaraho. Yes we. Ariko mwatubwira musohoka bwa mbere ni akahe gashya kabaye se, ni gute amafaranga mwayakoresheje? Abasore batubwira ati ngiye nsohokana n'umukobwa bwa mbere, so yambwiye ngo tujye mu mata, hari n'uwambwiye ati tujye muri Serena, hari uwambwiye ngo tujye kandi tudafite n'ubwo bushobozi. None se wowe abandi basohokanye batari ngiye bakubwiye gute? So babaga batandukanye. Hari ababivugaga nk'uko wenda wowe ujye ubivuga akambwira ati reka twigire mu mata. Ariko hari abandi bambwiraga ngo tujye mu nkoko. Wibeshye. Uwamata ni ese uwo mukobwa muri kumwe muri iyi minsi arashaka kujya mu nkoko cyangwa arashaka kujya mu mata? Ni mu nkoko. Inkoko ni iryoha. Ya nibyo, inkoko iraryoha, ariko hari igihe amafaranga y'inkoko aba adahari. Ubibwirwa n'iki kadahari? Abahungu nimwe bafite task nini yo kutwereka ko hari ubushobozi. Umuhungu muri kumwe yaba afite amafaranga yaba atayafite, wowe ugomba kumukoresha nkaho ntayahari. Niko njye mbyumva. Ugomba wowe niba uri umukobwa uri kumwe n'umuhungu akakubwira ati tujya aha n'aha, niba wumva bihenze aba ese ubwo nibihenze mujya munabikora mubyikoresha. Ese ubwo nibihenze ariko umwereke ko ntabwo icyo wihutiye ari ukureba ibintu bihenze, kwinjoyinga, kugira ute. Navuga ngo abakobwa muri iyi minsi bari gupfapfana cyangwa bari ku isoko ariko ritari kugurika cyangwa ritari kuboneka, ni uko bafite iki kibazo cyo gushaka kuba ari kumwe n'umuhungu akumva ni umwanya wo kwishimisha, wo gukonsoma amafaranga mufite, wo kumara amafaranga ahari. Nyuma rero uraza kubwira uwo muntu w'inkoko. So rero icyari gitumye mbibabwira, one of the things yatumye muzana Denise ni ukubera ko iyo twapangaga gusohoka akenshi yarambwiraga ati ntago kujya ahantu hahenze aricyo cy'ingenzi. Yambwiraga ko atari cyo cy'ingenzi. Inshuro nyinshi twajyaga kunywa amata kugira ngo dusohokere ahantu hahenze. Nge na Denise nuko Denise nabaga namuhatirisha cyangwa mutungura akabona mwinjije ahantu nawe agatungurwa. Ariko nabwo akenshi twajya gufata ibintu byo kurya dufata ibintu byinshi. So niba twarashobora gusohoka wenda rimwe mu cyumweru, buri cyumweru dusohotse dutanga 15,000 ku kwezi, yabaga ari amafaranga menshi. Na hasheri wanjye agatangira ka business wenda ko gucuruza inyanya cyangwa rimwe twigeze dukoresha 15. Kera twari ababebe ntabwo byari gukunda, twegweraga. Ahantu twagiye nari maraye ngo kujya ninywesha agakofi. Dutuma kofi nari maze no kuzimenya amazina yazo. Yitwa ngo cappuccino. Cappuccino iraza, hageze igihe cya facture igikombe nafashe igikombe na Shera afata icyayi we kitarimo kofi, baduca 5 ku gikombe, 10,000. Twumvaga ko bari buduce 2 bikaba 4,000. Ari imbere ariko hari ahandi hantu twagiye naho restaurant nayo nziza y'Abahinde, tunywa fanta.
mbaza ngo fanta no yari amafaranga angahe wihita ubibabwira se batahita bayimenya ubwo se yaba hidrose kwibera icyo gihe fanta yari iri muri 600 500 n'igihumbi nyine ndi kuvuga icyo gihe ibiciro yari iriho fanta bayigurishaga 2 tunywa fanta imwe turayisangira twatumye fanta mwari ukuntu sheri tusohokera ahantu akavuga ngo muye mutuzaniye fanta tube tubitekereza ako kantu kararya nk'aho tukarinda dutakiri kubitekerezaho no hari ukuntu umuseriveri yitambukishwa kugira bamuhamagare akitambukishwa kugira muhamagare ahubwo uhita uba busy cyane ibiganiro bigashyuha anyway gusohoka navuga ngo ni byiza ariko mu gusohoka murebe budget oya si itegeko gusohoka ukarya hari umusore umwenzi hari umusore umwenzi yari afite umukobwa noneho we nibanakundanaga ari umubesto ababesto nabo basigaye bakora ku ikofi y'abahungu cyane ibyo byiza arangije ngamujyana yari afite bidi uwo mubesto yari afite anniversaire amujyana ku mazi amukodeshereza ubwato ke kayikatira mu mazi byabafashe 500 ariko uwo musore yakoreraga ku kwezi yahembwaga amafaranga atarenga 200 arumva none se iyo ni bije koko yo gusohoka yo kuvuga ngo niba hari ngo tuyakonsome ukoreye umukobwa bidi y'ibihumbi 500 ku kwezi yembwa 200 amezi 2 n'igice ku ruhande azi ko harimo ubukwe sheri oya nta bukwe bwa 500 nawe burimo umurenge nangahe umurenge ni 500 angahe se na umurenge ni amafaranga batanga nayo batanga kumwe basohoka oyo murenge ukenera imodoka mugakenera kwambara imyenda myiza ni itegeko si imodoka no gusohoka no kwicara ahantu ukagabura abantu atumiye ubwo nge ndi kuvuga bije y'umurenge ijya hejuru 200 cyangwa 300 sheri nyine ibyo bintu nibyo umurenge si ubukwe si formule nge nanjye ndi kuvuga nyine turi kuvuga iyo tuvuga tureba ibintu dufata ibintu biri common uko bose babyumva uko tubizi mu murenge hari agapati kagomba kubaho hari n'udufaranga tujye tugomba kugenda kwambara n'inuza n'imyenda ibyo byose ntabwo ari itegeko ikindi ngo imodoka mu murenge muteze moto sinabwo babasezeranya none se nyuma after pati tabaye nawe ntugapfobye ibirori kiba ari ikirori niba amafaranga ahari koko none se turi kuvuga kuri side y'abantu adahari aho kugira ngo kuri side y'abantu adahari hari igihe babikora gutyo bakitegera moto cyangwa buri wese akagenda n'amaguru bakapfa kuba bari bugere ku murenge ariko aho kugira ngo ugende gutyo gusa ako kantu kabaho mugafata ifoto musa neza sinzi niba atari ko mwe mu byumva ariko nyine mu gihe amafaranga umurenge nawe ni ubukwe ahubwo nuko ni ubukwe bwo kwereka navuga ngo ni ukwereka abantu just ko wakomfirmye ko umuntu ari umugore mu mategeko iyo rero habayeho noneho ubukwe ni ibirori ntabyo bigara ariko bihuje n'umuco nyarwanda kandi bigahuza n'ibirori byo kwereka mbese byo gusezerana imbere y'Imana byose rero ni ubukwe nibyo rero nese ubukwe n'itegeko ko haboneka urabizi ko umuntu utarakoze umurenge bamusezeranya utarakoze umurenge ntabwo bamusezeranya ariko nanone iyo bagiye gusezeranya ntabwo bavuga ngo wagenze mu modoka wakoresheje ibirori thank you abantu bari kuri side yanjye reka wenda duse nk'abafata n'umwanzuro nimba upanga gusohoka mbere na mbere ngiye mu nama nagira abahungu reka ngire inama abahungu nawe ugira inama abakobwa sibyo bajye bayarya inama nagira abahungu nimushaka kumenya abakobwa bashaka kubaviramo abagore beza mu bintu muzarebe financial uwo muntu ku kintu kijyanye na bije y'amafaranga akimanaginga gute iyo uvuze gusohoka abyumvira kuri volume ya kangahe iyo uvuze gusohoka atekereza bije yanga iyo uvuze gusohoka atekereza hari abantu uvuga gusohoka agatekereza Dubai si ugusohoka tubwizanye ukuri winjiza 500 ku kwezi reka tureke 500 miliyoni umuntu ukorera miliyoni ku kwezi sibyo uwo muntu ukorera miliyoni ku kwezi umukobwa wenda iyo bakundana hari igihe umuntu aba yarabashe kugura imodoka wenda afite n'akabanza cyangwa n'inzu ihari sibyo uwo muntu iyo akundanye n'umukobwa yavuga gusohoka umukobwa akahita yumva Dubai nyine nibyo kuko akenshi ikintu nabonye hari ikintu abantu bagize umuco cyane nagaruka no ku babyeyi usanga iyo habayeho gusohoka uri kubyumva umubyeyi yumva cyangwa iyo habayeho ku bana kw'abantu babiri umubyeyi we ahita yumva
bagomba kuba bari kuri level imwe, bafite amashuri angana, mbese bumva ibintu kimwe, bafite ubushobozi bungana. Uri kubyumva? Ubwo rero nujya gushaka umukobwa ufite ubushobozi bungana nk'ubwawe, nimuvuga gusohoka arumva Dubai, siko bigenda, kubera ko muri ku bushobozi bwo hejuru. Nujya gushaka umukobwa wo ku bushobozi bwo hasi, muri kuri level imwe yo hasi, nawe nuvuga gusohoka arumva ahandi mu mata. Ni inshuro nyinshi ngewe mu myaka 3 ya mbere ndi gukundana na Denise, akenshi niwe wishyuraga amafaranga yo gusohoka. Nari umukire. Hari igihe yanunguraga akambwira ngo tujye kunywa amata, kwa kenshi niyo twinyweraga, akambwira ngo tujye kunywa amata. Ngiye nkatekereza ati se turishyura iki? Sometime rwose hari igihe mba nta n'igihumbi mfite mu mufuka, ibyo ni ibintu bibaye inshuro nyinshi. Ariko twagenda nkabona tunyweye amata, 2 abikuye yarishyuye, 3 abikuye yarishyuye. So ese hari umukobwa ufite umeze nk'uwo? Harya buriya aba yavuye bana yamwibye. Buri gihe niwe wishyura fagitire. Nyine reka jeri wari uri kugira abahungu inama. Nari ndi kugira abahungu inama, nyine nari mbigezeho. Umuhungu nasohokana n'umukobwa, ukabona umukobwa musohokanye umunsi wenda imwe mu minsi 5 musohokanye, umunsi umwe arawishyuye, aratinyutse akoze mufuko, uwo mukobwa arishyuye. Kwa abakobwa bafite amafaranga menshi. Murayafite sheri. Nanjye sheri yakuragayo naza atagira n'akazi. Ibaze rero n'igihe ukundana n'umukobwa unafite n'akazi, icyo gihe nta n'akazi wari ufite. Sheri aho nawe uri kugira inama abantu ndi kubwira abahungu, niba musohokanye inshuro 5 nta na rimwe umukobwa arishyura niyo yaba fanta y'igihumbi. Uwo mukobwa ku bijyanye na finance ntuzabimubaze, uzamubaza ibindi, uzajye kumushakira ahandi, wenda ashaka kuba hari ibindi ashoboye mu rugo, ariko ibijyanye no kujera amafaranga yo mu rugo ntabishoboye. Oya ntabwo ahita wanzura. Icyo kintu gishobora kubinyereka. Abaye se nta bushobozi afite. Sheri, umukobwa yabura kugutungura agashya akavuga ngo hari akantu nshaka kukugurira. Oya bibaho n'amafaranga afite. Ukundanye n'umukobwa nta mana araguha. Njye wenda abahungu bashkunda kubyibagirwa, atari uko babuze n'amafaranga, ariko kugira ko nawe n'umukobwa n'umukureho n'igiceri cy'ijana n'iki cy'ijana. Mugiye kudukura ibyinyo kandi. Si kubakura, ahubwo turajya tumenye uwo muntu ari ku rugero rungana gute rwo kurekura amafaranga. Ushaka gusanga ari ku rugero rwo hejuru rwo kuyakurura no kuyafata no kuyagumana no kuyarya, ariko akaba ari ku rugero rwo hasi rwo kuyarekura no kuyigomwa. Hari abantu batigomwa sheri. Nyine ibyo nabyo nzi. Wasoje kubagira inama. Hari umukobwa uzabwira ngo uri kuzigama amafaranga ngo ugure ikibanza, atangiye kubwira ngo nubundi ngo tuzapfa tubisige, mbese ngo ayo mafaranga uri kuzigama n'ayiki wazanye tukirira. Kandi imagine imibare y'umukobwa imeze ityo. Barumbwire. Reka rero mbabwire bakobwa bene data, Mungu nakwiyemeraho akagusohokana ukabibona ko ari kwiyemera, ayo mafaranga yarye, ahubwo yarye vuba vuba. Ayo yose ari kukwiyemerana namara gushira, ukabona uzamwakira uko ari, ukumane ariko umwereke kumuza uko ari kandi ukwakira. Nawe kwiyereka uko ari, ukabushaka ubushobozi ntabwo afite, mubabarire. Ahubwo ujye ugerageza ukora ibishoboka, wenda nugira amahirwe ukohereza udufaranga utubike, nimusohokana wishyure. Nka sheri wanjye ari umukene. Sheri wari umukene, yari umukene, nkazamwishyurira fagitire. Nose wanari kujyana ahantu henze nkishyura iki? Ngize ukuri. Twinyweraga amata. Turacyari kumva inama zawe. Ariko n'ubundi turacyanywa amata. Byaratunaniye kuva ku mata. Twinyweraga amata tukitahira. Okay, ku bakobwa ikindi. Sheri nyine gusohoka biraryoha, ariko nanone ku mukobwa be serious. Ntabwo ari itegeko ko gusohoka bisobanura kugenda ukarya ukananywa. Ushobora no gutwara amazi muri gourde nyine bakagira ngo nakaji mukagenda. Nase ubu turi kurya. Turi kurya. Sheri anyibukije kera. Nta kintu atavuga. Kera sinzi ahantu yibye amata njyana ahantu mu gashyamba. Uyu munsi yari yambwiye ngo uyu munsi nkeneye ko mu mwanya. So nabonye ikintu abakobwa bahuriyeho, ku basore bari kunyumva, bahuriye mu gukunda igihe, bakunda umwanya, kuba wabaha umwanya. Sheri yo we namuhaga nk'umunsi wose akabona umunsi nawe umuhariye, uretse ko hari igihe byangaga nka phone igasona byo bikamubangamira, ariko namuhaga umunsi akavuga ati uyu munsi nowe.
nicyo kintu kijya kimushimisha. Ntekereza ko impano ikomeye njyamuha ikamuryohera ni ukumuha igihe cyanjye. Rero yansabye igihe ambwira ngo umunsi wose aranyeneye, azana umugati umwe wa penkupe, siko bawita sheri. Sheri nyine ibintu ugiye kuvuga baranseka. Azana n'amata yo mu gacupa, ntago nakibagirwa ka Nili. Azanye agacupa ka Nili karimo amata n'umugati na margarine. Yari breakfast mushya. Nabize ahantu ntwara amata kiravuga cu. So yarabizanye, anyway byari biryoshye ariko amata arananira. Amata yarananiye biranamubabaza cyane, ariko byari ibihe byiza. So si nibyo gusa, hari ibindi bihe byagiye bibaho bitadusabye amafaranga menshi cyangwa ubushobozi bwinshi, ariko tugasohoka kandi tukishima. So rero ntago gusohoka ari igihe habayeho gukoresha amafaranga menshi. So kurya bishobora kubaho no kunywa bikaba, ariko mu rugero, muri bije iringaniye, muri bije nzima itagira icyo yangiza. Naho ubundi umuntu uzasohoka muri weekend kuwa mbere bikagera uri kuguza itike kandi uvuga ngo wasohokanye n'umukunzi wawe, umukunzi wawe atamenye ngo sheri wanjye se nubwo dusohokanye tukaba tugiye gukoresha 10,000 afite itike izamujyana ku kazi kuwa mbere. Ibyo ukabona umukobwa ntabyitayeho, just arashaka ko mwinjoyinga, pay attention. Ikindi nanone wa mukobwa we, kanange mbwire ku bakobwa, niba uri kumwe n'umuhungu ukaba ubona amafaranga afite urashaka kuyakoresha, navuga ngo mu nyungu za atari mu nyungu zanyu, uwo bizagura kubera umugabo. Ushaka kuzamukomveka kuri mwiza, umukomveke kuri sexe, umukomveke ko ufite look nziza, ariko ntago uzamukomveka kukubera umugore. Kuko kimwe mu kintu uyu munsi ashaka ko tuvugaho ni finance. Mu kintu cya mbere gikonveka umubano w'abantu babiri, umukobwa n'umuhungu cyangwa umugabo n'umugore, ni faranga, riracyari hejuru. So finance, kandi si ngombwa ngo amafaranga abahari. Umuntu nagajera amafaranga kuko adahari, ushobora kumenya umuntu ujera amafaranga even if atabahari, ahubwo bimenya adahari. Wahera kuri ayo 500, 100 uko muri managinga. Ubu se nushaka ko ufite n'umukobwa ukaba ubizi ko mufite igiceri cy'ijana, ejo ukabona mu gihe ahantu haciyemo nk'iminsi 2 ukabona guza udushikarete muraturiye, kandi yakubwiraho amafaranga avuga ukumva ni rya jana arafite cyagiye. Iyo ni management y'igiceri cy'ijana. So si ngombwa ngo management yo kwa amafaranga. Hari abantu bizeye ko bazamenya ku managinga amafaranga kuko yabonetse, kuko ari menshi. Njya nkunda kubwira abantu ati ngiye hari umushahara w'amafaranga utama ngo mufate, kubera ko gusara cyangwa management ya ikanga, cyangwa nkanajya kure y'Imana, cyangwa nkajya mu bindi bitari ingenzi. So ni byiza guhera hasi uzamuka. Rero nutegereje ko uzamenya management kuko amafaranga yabonetse. Management hari no mu gihe adahari, ari makeya cyangwa ataranaboneka, sibyo? Ubwo rero mwa bakobwa mwe niba mushaka gukomveka abahungu mu rukundo, mwige ku managinga amafaranga kandi bibabemo, bibagemo, kuko kimwe mu bintu bizabafasha kubaka urugo rwiza ni uko mufite management nziza y'amafaranga. Ku kintu cya finance mucyumva neza, atari wa mugore uri buha 1,000 cyo guhaha inyanya, ejo akongera akakaka ikindi 1,000 cyo guhaha inyanya stili, kandi nijoro munsi ko mwariye inyanya za 300. Ubwo si umugore. Hari igihe usanga umugore umuha amafaranga yo guhaha, ari busaga ukona amafaranga, sibyo? Ikindi ukaba uri buze kumugurira imyenda, ukaba uri mu mugura amavuta, ugakoresha imisatsi n'inzara, kandi akanga mu guhaha nagira amafaranga savinga. Niba ureje gutungura kwereke sheri nakoresheje inzara, utungurwe no kubona yakoresheje inzara nta mafaranga wamuhaye, nababwira ngo ndayamwiba mukanseka. So rero abakobwa cyangwa abagore mwige kubika amafaranga y'abagabo banyu. Abagabo benshi bazi gushaka amafaranga ariko kuyabika biri hasi. Ariyo mpamvu mubona la majorité y'ingo nyinshi iyo bamaze guhura, iyo bamaze kubana aribwo batera imbere, kuko wahuye n'umugore cyangwa n'umukobwa uzi gusevinga amafaranga, kuko bajya babibasha. Iyo mpano barayifite. Simuyifite sheri? Ntago ari twese murayifite. Hari igihe uzahura n'umukobwa wita Denise yakumareho. So Denise arayiba nibyo, ariko mu kuyiba kwe akanayagarura, agakora inshingano z'urugo, akagira ibibazo akemura mu rugo. Kwiba ndayiba sinyi ikintu n'ubundi nyakoresha, ubwo urumva. So uburyo yibamo navuga ngo ni bwiza, nta kintu butwaye kuko ntacyo bwangiza, ahubwo ni ubwungura umuryango. Sinzi niba ari ikintu nawe wabwira abagabo tugasoza, ko nta kintu urabwira abagabo cy'abasore.
abasore rwose mwemwe nimwe mutubeshya nyine tukayarya impamvu ngirira inama abakobwa kuyarya ni uko umuntu yaje akakwereka uko ari muhuye ku nshuro ya mbere cyangwa ya kabiri ntabwo wahita umenya neza muri make igitsina gabo mwige kwiyereka abo mushaka kujyana muri relationship abo muri bo kandi ikindi igitsina gabo nikidusohokana ntabwo gusohokana ari itegekerega kugenda ngo mukarya ubu si twasohotse si bimeze neza umukobwa uzabona hari igitsina gabo hari umuntu uri kumwaprocinga ni umuhungu ni umusore ni umugabo n'iki ushaka ko mubana ukakwaprocinga ariko ukabona ndi kubwira igitsina gore niwaprocingwa n'umuntu ukabona ari gushaka ukwiyemera ukabivumbura ko hari uburyo ashaka kukwereka atameze umuntu ntago agushakaho ko mubana aragushakaho ko oya mwereke ko ubizi uko ari niba ubona mukomezanye niba ubona ari kwikosora nako ntago mbizi mwe mugira amahitamo yanyu si byo shiri ni mukagore please so nge navuga ngo nta kibazo reka iki kintu nyivuge navuga ngo umuntu uri kukwiyereka mu buryo atameze niba ari igitsina gabo akaba ari kukwiyemeraho ntago icyo agushaka hari uko mubana ntago icyo agushaka hari uko mwubaka urugo ahubwo hari izindi nyungu agushakaho ariko umusore uzakwaprocinga akakwiyereka uko ari we wanyawe uwo muntu mu by'ukuri azaba agushakaho ikintu kiza so ngewe rero inama naho umukobwa cyangwa umusore uri kudukurikira ni uko mugomba kwibwirana by'ukuri ukereka umuntu ukuri mbese icyo turi kuvuga kuri finance mbese ubushobozi bwawe bungana iki shererega hari n'abakobwa biyemera urabizi hari umukobwa hari nk'abakobwa rwose nanjye hari abo nzi usanga rwose buri munsi aba yatiye umwenda bahora bagurana imyenda wowe ukajya umubona yambaye neza we nk'umusore ukaba atari kuri uriya mukobwa ararenze sinamwaprocinga umuntu uhindura imyenda buri munsi kandi yanatiye mbese ba wowe hari ikintu nkunda kuvuga nuba wowe Imana izaguha umuntu nawe wabayewe ariko nushaka kuba undi muntu cyangwa kwigira undi muntu Imana izaguha undi muntu nawe wigize undi muntu cyangwa wabaye undi muntu mbese icyo ushaka bari cyuba niba ushaka kubona umukobwa cyangwa umugore mwiza umusore mwiza cyangwa umugabo mwiza reka dusezere abantu nk'abantu basohokanye nyine tumere nk'abasohokanye Imana ibamugisha natwe twasohotse ariko uyu munsi mbabwije ukuri twasohotse ariko ibyo kurya twabyitwaje ni movement kandi Olivier sinyambabeshya nubwo mbabwira mukajyana imikino nyine ikibazo ibintu byose tugiye gutembera ariko ibiryo sheri yabitetse abishyira muri tekawe mu kanya turaza kubirya kandi twari gusohokera ntabwo twari kurya byiza nk'ibyo nashakaga guteka ngewe twari kurya ibya menshi bitanaryoshye icyiza ni uko tuziranye nyine twarabibwiranye buri wese nabewe reka tubabwire ko tubakunda bye bye sheri yes twigendere thank you